imibabaro kubura abacu byose bizashira tukabyibagirwa ahubwo tukazenguruka Yerusalemu dufite ibyishimo. Tugiye kwiga amagambo matoya afite umutwe uvuga ngo mbese muri urugendo witwaje iki? Mbese muri urugendo ruzarangira ubwo uwo munsi uzaba ugeze Yesu Kristo atungutse ku bicu, mbese witwaje iki? Tugiye kwiga amagambo turi busange muri Bibiliya mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku gice cyawo cya 25. uyu mugani tujya kwifashisha kugira ngo tubashe kureba uko duhagaze ndetse n'icyo dusabwa kugira ngo uwo munsi nugera tutazaba turi muri abandi bazagomba habutse turi ku mugabane wo kunguka. Matayo 25 tuhera ku murongo wa mbere. Umutwe uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Nihuse ngicyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ngo abakobwa 10 ngo barahagurutse batwara amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Umukwe ni Yesu Kristo. Mbese abakobwa 10 bashashanya iki? Niyo tugiye kurebera hamwe. Mbese kwitwaza itabaza bishushanya iki? Ubundi mu gihe cya kera abegera bavuze umubare 10 mu gihe cya kera ntabwo bisobanuye ibintu bikomeye cyane, kubera yuko mu gihe abatambyi baba bagiye gusaba mu nzu y'Imana bagendaga ari umubare 10, ari abatambyi 10. Ibyo bikagaragaza neza yuko uyu mubare 10, abakobwa 10, bigaragaza yuko twebwe abadivantisite b'umunsi wa karindwi cyangwa njyewe nawe twatangiye mu rugendo rwo gusanganira umukwe, tugomba kuba turababwiriza ubutumwa, kubera yuko abapasiteri cyangwa se abakuru b'ito cyangwa se abangaba b'abatambyi bari bashinzwe gufasha abandi, ntabwo bashinzwe gukora iki? Gufashwa. Iki kigaragaza neza yuko niba wicaye kuri iri torero aha ngaha utegereje yuko byose bizabigusanga, waribeshye rwose. Ahubwo nubwo abakobwa 10 batangiye urugendo bitwaje amatabaza, kandi abakobwa 10 tubonye yuko uyu mubare 10 ugaragaza abantu bagiye kuri iki? Batwara ubutumwa. Nuko abakobwa 10 barahagurutse bitwaje amatabaza yabo. Amatabaza ni iki? Twihuse muri Zaburi 105 na 119 ku murongo waho w'105 ndagira ngo nsome Zaburi 119 umurongo w'105 haranditswe ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Mbese amatabaza bari bitwaje n'iki? Ni ijambo ry'Imana. Ariko no mu migani igice cyabo cya 20 umurongo wa 23 bongera bagasobanura ijambo itabaza icyo ari cyo. Mbere na mbere umunyazaburi atweretse neza yuko itabaza ari ijambo ry'Imana. Mbese umunyamigani we Salomo yabivuze n'iki? Ku murongo igice cya 6 umurongo wa 23 handitse ngo kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo. Mbese itabaza n'iki nanone? Ni amategeko. Bivuze yuko abakobwa bari bitwaje iki? Bari bitwaje ijambo ry'Imana ndetse n'amategeko y'Imana. Ibintu biratangaje cyane. Nyamara abadivantisite bo ku munsi wa karindwi ibyo bintu byombi byose turabyemera kandi dukoze iki? Turabyitwaje muri urugendo. Ariko se abakobwa 10 byaje kugenda gute? Tubonye yuko bahagurutse basanganira umukwe. Mbese byagenze bite? Dukomeze ku murongo ukurikiraho, ku murongo wa 2 haranditswe ngo ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Noneho bibaye n'ibindi muri uwo mugabane w'abakobwa 10, muri uwo mugabane w'abahagurutse bakora ubutumwa bagiye gusanganira umwami, batifuza kumusanganira bonyine aho bashaka gukora inshuti zabo ariko kubabwiriza ubutumwa, ngo 5 muri bo ngo bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Mbese turaza kumenya ko aho duhagaze uyu munsi, uraza gutaha umenye umuhanda uhagazemo ukurikira neza. Umurongo wa 3 abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Muri urugendo witwaje iki?
abanyabwenge bo bari bitwaje amavuta ariko abapfu ntibari batwaye iki amavuta. Mbese abanyabwenge bitwaje umwuka wera mu mpezi zabo, nuko abapfu bo ntibitwaza umwuka wera cyangwa se ntibitwaza amavuta mu mperezo, kandi nyamara bose bari bafite amatabaza ariyo twabonye ashushanya iki ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, ashushanya ijambo ry'Imana n'amategeko. None ko twese twabaza ahangaha amategeko icumi y'Imana turayubahiriza, isabato turayibuka, by'umwihariko ijambo ry'Imana bivuga turigenderamo. Mbese kubera iki umuntu ubona ijambo ry'Imana, umuntu ufite amategeko icumi akaba yakurikiza, kuki bamwe muri bo bazasigara? Dukomeje ku murongo wabo wa 5 haranditsweho umukwe atinze bose barahumikira barasinzira. Ngo umukwe atinze byagenze gute? Bose barasinziriye. Ntabwo bavuze ngo hasinziriye abapfu gusa cyangwa abanyabwenge gusa, ahubwo bose barasinziriye. Mbese uri gusinzira muri ubu ari bishushanya iki? Gusinzira nta kindi bishushanya abantu bamaze nabivuga mu buryo bubiri. Gusinzira umuntu umuntu yasinziriye aba yumva ari mu mutekano, kuko umuntu ari mu mutekano ntabwo wasinzira. Ubu kandi iyo kugira ngo ni ikibazo runaka, iyo usinziriye rero uba wumva utuje usa n'uwanyuzwe ugasinzira, kuko gusinzira ubusinziriye nta kintu kimwe gukora. Mbese aba bose ko basinziriye twe ntabwo twasinziriye, mbese ko muri kureba mwarasinziriye? Mbese ntabwo muri bakobwa icumi mwebwe muri mu bakobwa icumi nanjye ndimo, ariko se ko bavuze ngo barasinziriye, mbese turasinziriye ko natwe sidukame duteze amatwi? Gusinzira n'aha bishushanya ukuntu nyuma y'uko umukwe asa n'utinze ariko nyuma ntabwo yatinze, aho twari turambiwe ni ukwirengagiza ibimenyetso. Umunsi ku munsi ibimenyetso biratambuka, ejo bundi bizakomeza bitambuke, ariko ibyo byose twabirengeje amaso turisinzirira kandi dufite amatabaza. Uravuga ngo itegeko icumi ndayubahiriza, ikindi kibazo mfite n'ibindi ijambo ry'Imana, ndetse rimwe na rimwe iyo mbonye umwanya ntabyo ukazina risoma. Urumva ikintu kibabaje, baje gusinzira bose, nyamara uko bukeye uko bwije ibimenyetso biratambuka. Ku murongo wa 6 baranditsemo ariko nijoro mu gihe cy'umuhango gusa kuko umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Umukwe akoze iki? Araje. Banditse zaje ku manywa, oya mu gicuku. Ntabwo bivuze yuko azasanga nijoro kuko nta muntu uzi isaha n'umunsi, ahubwo mu gicuku ni igihe abantu baba basinziriye, ni igihe abantu baba bazi imyenda z'ibiryo cya saa 9 bya nijoro mu gicuku, aho inosi yacu twerekanaho ijambo ry'Imana risibizwa, aho kumva ijambo ry'Imana ari amahirwe ari uko babishatse. Mbese ubutumwa bwiza bugacecekeshwa kuri make, niho bita mu gicuku, aho ubutumwa bwiza bukumva bigoye, bigusaba kuza mu rusengero, bigusaba gufata inyandiko ugasoma. Rero ngo maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Ngo bakoze iki? Barahagurutse bahise bakanguka umukwe akimara kuza, ngo nuko baboneza amatabaza yabo. Ku murongo ukurikiyeho baranditse ngo ariko abanyabwenge abapfu babwira abanyabwenge bati nimutume ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati oya ntiyatumire twese, ahubwo nimujye mu mahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nabo mu bukwe, urugi rurakingwa. Ibi bintu birababaje cyane, kubona wari ufite ijambo ry'Imana, kubona wari ufite amategeko y'Imana ndetse wakira umucyo uko wakurikiza yose, hanyuma umukwe yaza ukibuka gukanguka kandi nyamara ntacyo usinziranye. Abantu benshi turi aha ngaha, bamwe muri twebwe n'uwo wizi gusinzira n'iki? Bamwe basinziranye umwuka wera nk'abanyabwenge, abandi nyamara baradamaraye, bategereje ko itegeko ry'icyumweru rizatangazwa bakabona gukanguka. Ariko nyamara kino gihe tugezemo ntabwo uzakanguka umunsi w'isiganwa ugeze. Iyo abantu mu mikino ya Olympique ntabwo umuntu yitoza kuko cyakorera gukora ajya mu mukino cyangwa mu kibuga, ahubwo yitoza mbere y'igihe. Mbese uri kwitoza gute? Kubona mwuka wera rero nuca gusoreza, mwuka wera tuzamuhabwa gute? Mbese tuzibikira kuvuga mu mperezo yacu gute? N'ikibazo nshaka kugira ngo basobanure neza, ubundi buri wese atahe ajya gushaka uko yabika mwuka wera mu mperezo.
amavuta umumerezo. Ubundi Mwuka Wera ntabwo wamwizigamira uzakoresha ejo. Oya, Mwuka Wera aho uwo munsi n'ejo ukongera saloni n'ejo buri munsi uruza gusa nta kindi akora. Nabyo azakora iki? Nabyo azabireka. Ibi biratangaje cyane. Turarikirwa kugira ngo buri munsi tuyumve icyo kubana n'Imana. Mbese iyo ubyutse urabyuka njya mu kazi nk'inka, inka nizo zibyuka zijya kurisha. Ariko se Imana yaguhaye ubwenge umukoresha iki? Urararikirwa kubyuka, urararikirwa kwiga umunsi wose, wageneye umunsi, wageneye igihe cyo kubana n'Imana, witwese ugera umusenga. Nk'uko iby'isi umuntu abigeraho yavunitse, nk'uko iby'isi umuntu abigeraho yarwanye, yahirimbanye, niko ijuru bimeze. Ntabwo ijuru no kwicara, ntabwo ijuru rizajya abanebwe. Ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi fata umwanzuro wo kubana n'Imana ku giti cyawe. Mu gitabo cy'Ibyakozwe cya 22 baranditse ngo mbese mwiteguye kubona itorero ryose rikangutse? Oya, ahubwo ngo buri wese nahaguruke ku giti cye kandi mugabane amagambo. Niko handitse. Ayo magambo agaragaza neza yuko wowe nanjye dukeneye ko ku giti cyacu tugashaka Imana hakiri kare. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushaka Imana bigishoboka, nimushaka Uwiteka bikora iki? Bigishoboka. Bikigaragaza neza yuko hari igihe kizagera ushaka Uwiteka ntibishoboke. Rero muvandimwe inshuti yanjye nkunda, icyo nagusaba nisabira ni uko twasaba Imana imbaraga n'Umwuka Wera idushoboza kugira amahitamo, idushoboza gufata umwanzuro wo kugera n'Imana uko bukeye n'uko bwije. Nta kindi kizabidushoboza rero ni ugutanga umwanya wacu tukiga ibyanditswe byera tugasenga. Nsoza ndagira ngo niba umuntu wese wifuza gutangira n'urugendo yiga ibyanditswe byera asenga ahaguruke dusenge. Reka duce bugufi dusenga Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, Imana idukunda, ciye bugufi mbere y'ubwiza bwawe gushimira yuko udutambukije ukatugeza muri ano masaha yo kuba abazima izina ry'icyubahiro. Waduhaye byinshi, waduhaye kwamenya kuba abazima mu gihe bagenzi bacu, inshuti zacu, abavandimwe basinziriye, kugira ngo wenda uyu munsi ubashe kwihana cyangwa se mugenzi wawe uteze amatwi abashe kwihana. Kandi nyamara iyo mbaraga yo kwihana ntayo dufite, kuko muri kamere yacu dukunda ibibi, dukunda ibyaha, ariko kubwa Yesu Kristo turakwinginze kuduha. Uwiteka tugutakamba kugira ngo dushyire Mwuka Wera uturinde kuba abakobwa b'abapfu, ahubwo Mwami turi kuba abanyabwenge. Watumenyesheje umuco wa byose, waduhaye amategeko yawe, waduhaye ibihamya, waduhaye byinshi cyane bitandukanye byiza mu ijuru. Turakwinginze dushyire Mwuka Wera uturinde kuba nk'abafarisayo bakurikizaga badashoboje na Mwuka Wera muri iki mihango, ahubwo duhima yo kugendana nawe muri byose. Ibyo bisabye kwikinga kugira ngo umbabarire n'udatabara bose. Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.